Imana ibaho umugisha. Ni mwakire gusohorezwa ijambo ryiza mwavuzweho, ni mwakire gutesherezwa agaciro ijambo ribi mwavuzweho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Abavuze kutazakomera, Imana ivuga ko uzakomera. Ntabwo iryo kudakomera ryo ahubwo hagiye gusohora iryo gukomera. Abavuze ko ntaho uzigeza, ntacyo uzageraho, aya magambo ateshejwe agaciro, ahubwo iry'Imana yavuze, iryiza ryavuzwe niryo rigiye gusohora. Nge nubatse urugo bambwira ngo ruzamara amezi 6 ruhite rusenyuka. Kadusenge maze kandi tuganira ijambo Imana yashyize ku mutima ry'ubuhanuzi. Turagushimiye kuri Imana nziza, wakoze kuduha impano y'ubuzima idasanzwe. Reka ngushimire ko wabikoze ukabikora ngewe n'abandi bose bankurikiye. Uhabwe icyubahiro kandi ukomeze uduhaze uburame, kandi muri ubwo burame uturamirize kubona ibyiza. Tusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere, umurongo waho wa 45 ndetse na 46. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 45:46, igice cya mbere. Haravuga ngo Filipo abona Natanaeli aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanaeli aramubaza ati, mbese Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Amen. Gufite ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo ijambo ribi wavuzweho riteshejwe agaciro, ijambo ryiza wavuzweho rirasohoye. Ijambo ribi wavuzweho riteshejwe agaciro, ijambo ryiza wavuzweho rigiye gusohora ku buzima bwawe. Bibiliya igaragaje ahangaha ngo ni Filipo na Natanaeli bakurikira Yesu. Filipo ngo yagerageje kubwira Natanaeli abango uwo Mose yahanuye wa wundi wavuzwe arahari, ngwino nge kukwereka aho ari. Muri make ni inkuru nziza yaramubwiye, ariko ikibazo ntago cyabaye ujya kurebwa, ahubwo ikibazo cyabaye aho agiye kureberwa. Munyumve, ntabwo ikibazo cyabaye Yesu, oya, ahubwo ikibazo cyabaye aho avuze bagiye kumurebera. Ngo Natanaeli ngo ese i Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Bivuze ngo yaravuze ijambo ryiza, ariko ikibazo ni kimwe, ni ahantu avuze ko bari buze gusanga uwo Yesu. Ndashimira Imana, hari igihe ikintu kiba ari cyiza, umuntu agakora ikintu cyiza bakavuga ngo cyari cyiza, ariko uwagikoze ni runaka. Muracyo ugasanga ikibazo si ikintu, ahubwo ikibazo ni uwo cyitiriwe. Nuwo cyitiriwe. Reka mbabwira akantu kigeze kambaho. Nigeze nyoborera umuntu ubukwe, mu bantu babizinjya mbaye musi mu makwe. Nigeze nyoborera umuntu ubukwe, noneho ndabuyobora bugenda neza cyane, kandi impamvu yamisemo nuko yarazi ko mbishoboye. Noneho umuntu umwe aramubwira ngo ubukwe bwawe bwagenze neza, ngo nuko bwayobowe na John. Urumva ikibazo ntago cyabaye ubukwe, yawe bwanagenze neza, nibyo nakoze ntago yabinenze, ahubwo ikibazo ngo cyabaye ko ari John wabuyobora. Urumva ikibazo si ubukwe, ikibazo si ibyavuzwe mu bukwe, ahubwo ikibazo cyabaye wabuyoboye. Bivuze iki rero? Ngo aramubwira ngo mbese hari ikiza cyaturuka i Nazareti? Undi ati rero birangoye gutanga amakuru, wowe ngwino urebe. Ndashimira Imana ko ijambo ribi wavuzweho rigiye guteshwa agaciro, iryiza wavuzweho rigiye gusohora mu izina rya Yesu. Reka babwire, hari abavuga yo tuzi nayo tutazi, kandi amenshi avugwa nayo tutazi, ariko arazwi aratazwi, arayo wamenye nayo utamenye. Reka nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo ribi wavuzweho Imana iritesheje agaciro, ahubwo ijambo ryizwa wavuzweho Imana igiye kurisohoza. Ngo araza arareba, akihagera Yesu aba yamumenye kare, aba yamubonye kare, abango mukiri munsi ya cya giti nari nababonye. Ndashimira Imana ko ijambo ryiza wavuzweho Imana igiye kurisohoza. Iribi wavuzweho ryaba ari ryavuzwe n'umurozi, ryavuzwe nande, rigiye. Reka mabwire, akanwa k'abantu kajya katwaturaho ibintu bikatugiraho ingaruka. Abantu bajya batura amagambo akatugira, abantu bakakuta umurozi bakavuga ko urumu nta n'uwo waroze yewe, kandi bikazageraho bikaba nka kashe. Abantu batura kubera ijambo, ariko wanavugaho ijambo rikagira imbaraga.
naje kubabwira mbahanurira ngo yewe mama munteze amatwi, yewe mugabo unteze amatwi, musore nawe mukobwa, sinzi ijambo ribi watuweho. Ndi gusenga Imana yambwiye ngo nzababwire ngo ijambo ribi mwavuzweho riteshejwe agaciro, riteshejwe agaciro. Ahubwo ijambo ryiza mwavuzweho rigiye gusohora, ari ry'Imana de la foladra, ari ry'Imana yavuze, ari n'iryo abantu bavuze. Reka ryose iryiza wavuzweho rigiye gusohora. Hari ry'abantu bakuvuzeho ryiza, hari n'ry'Imana yakuvuzeho ryiza. Ay'abantu bavuze meza n'ay'Imana yavuze meza agiye gusohora. Dore ko Imana nta jambo ribigira, amagambo mabava mu bantu, ariko ijambo ryiza riva mu kanwa k'Imana. Niba hari ijambo ryiza wavuzweho n'abantu, niba hari ijambo ryiza wavuzweho acira gusohora kw'iryo jambo. Niba ari isezerano ry'akazi, niba ari isezerano ry'uburyohe, hari wavuze ko utazabyara ariko Imana ivuga ko uzabyara. Ntabwo ibizasohora ari ibyo kutabyara, hagiye gusohora ibyo kubyara. Abavuze ko utazakomera, Imana ivuga ko uzakomera. Ntabwo iryo kudakomera ryo ahubwo hagiye gusohora iryo gukomera. Abavuze ko ntaho uzigeza, ntacyo uzageraho, aya magambo ateshejwe agaciro. Ahubwo iry'Imana yavuze, iryiza ryavuzwe niryo rigiye gusohora. Nge nubatse urugo bambwira ngo ruzamara amezi 6 ruhite rusenyuka, ngo madamu yitwe n'inzara asubira iwabo. Ariko icyantangaje ni kimwe, iryo si ryo ryasohoye, ahubwo iry'Imana yavuze ko izanyubakira niryo rikomeye kandi izakomeza kurikomeza. Umwanzi ahora yatura amagambo mabi ku buzima bwacu, ku bw'abana bacu. Natumwe ngo nkubwire ngo arayavuze uzi, arayavuze utazi. Ijambo ryose ryavuzwe ribi riteshejwe agaciro, ahubwo ijambo ryiza ryavuzwe ku buzima bwawe. Ndakubwiza ukuri, uyu mwaka de la wifora santora, uyu mwaka utarashira iryiza rirasohoye. Yemwe abari hafi iryiza rirasohoye, iryiza rirasohoye. Rekame rirasohoye, bagiye kuza barebe. Ntago babyemera batabonye, bagiye kuza barebe basanga iryiza rya. Hari ikiza cyaturuka i Nazareti. Uriya wabyari wabo se nawe yakubaka urugo, uriya ushatse ukuze se nawe yakubaka rugakomera, uriya utarize se yagera kuki. Abantu hari amagambo mabi bavuze, ariko hirya yo bavuze hari ry'Imana yawe. Kandi cyeka mbaga ikintu kimwe, bavuze nyuma y'Imana. Imana ivuga mbere, yabwira Imana ngo nakumenya utaraba, iyatumenye bataratumenya yatuvuzeho mbere. Ni muhumure rero, de wala bonus foladra andola se. Hari amagambo menshi umaze minsi yumva akomeye, akomeretsa, asenya, ntaho muratanga. Ariko nabwiye ngo ayo yose bashizemo ico, Imana ishizemo ico bitatowa, Imana ishizemo towa. Ahubwo hasohoye iryiza Imana yavuze, hasohoye. Yewe muntu utunze ijambo Imana yavuze ryiza, yemwe muntu wavuzweho neza. Nakubwiye ngo Imana ambwiye ngo iry'abantu ribi riteshejwe agaciro, ahubwo iryiza ryavuzwe rirasohoye. Acira gusohora kw'ijambo ryiza ku buzima bwawe. Iribi riteshejwe agaciro, ari ryavuzwe ku bana riteshejwe agaciro, iryavuzwe ku rugo riteshejwe agaciro. Sinzi ahantu barivuze, ariko Imana yambwiye ngo nzababwire ngo ijambo ribi ryakuvuzweho riteshejwe agaciro, iryiza rirasohoye. Turagushimiye ko ntawera nk'Uwiteka, nta gitara kimeze nk'Imana yacu. Tugushimiye ko ijambo ribi ritaye agaciro, riburijwemo, riratesho, ribaye expired, rirasewe. Ahubwo iryiza wavuze kuri twebwe urarishohoje. Nguhimbarije ibyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Ni mwakire gusohorezwa ijambo ryiza mwavuzweho, ni mwakire gutesherezwa agaciro ijambo ribi mwavuzweho mu izina rya Yesu, amen, amen.